ariko none umuruho rwose gize gushaka umugore ngizeho kuba mbabaye yiye kuzo kubona yo mbonye amafaranga yo kumuhahira ndamutumye ndamubuze ubuzima nta se none koko umugore wanjye nzamenya mushakira he koko ibyumweru bitatu ntazi yo yagiye namutumye guhaha iyo nari nagiye kubona ibyo kumugaburira ngo dutangire tujye yishime none ndamubuze Semana niki nagucumuyeho kwe itume igihe nshajije ibyishimo ntanjye ntabibona ko nzi ko ntavukiye kubabara nzi ko inyenyeri yanjye nanjye izagira ikaka nzira iki kuko mana abo nahamagariye mushiki wanjye namubwira ikibazo nagize nimba baransuzuguye nimba barateje ko ndi umukene ntibampa agaciro nk'umuntu wo mu muryango kandi nawe azi ko ariwe nsigaranye ntacyo ariko kamumeze mbikore wenda nkomeze mbaririza igihe nzamubona ubuyo nabagaranga nubwo twaryaga nabi ntabaga hasa neza amagambo meza ahumuriza umutima ariko noneho umutima wuzuye agahinda wuzuye umwijima yewe ga wasi singa nta muhanzi wavuze iyi si dutuye bamwigende bonsa bandika bacutsa mana gerageza nanjye nibuka ariko ibyo ari byo byose ntabwo yaba yarahavuye ngo simbimenye hari umuntu wacu ugize n'ahangaha yambwiye ko atigeze mwiriwe aba hano muri aho yego Rodipo se urabizi neza ko ariho ko bagituye aba hano yego mwiriwe neza kumera se ko yumye we none ntawuma ayigama yeza kubita agaciro uri Yesu we Teresa ni wowe mukazana ariwe Yesu mukazana ngandamutse mukambara ucaha wenyine ndabizi ufite umugore amakuru yose yansanze mu cyaro nemenzana agashogoro nabuhanene ko dufite ariko ndakamuzanira akagaragure rero nizere ko meza cyose namuzanira agashogoro mba tezi nanza bicana Tarametse ko waheze hanze we oya pe n'undi muntu ziko nibagiye no kumwakira yewe uraho neza niriwe se suze neza uraho neza bakwita Risi yego amakuru ni neza ese bamwabwiwe niki arambwiye ngo ni kwa musaza we uyu hari umuturanyi wanyu uya atempfire hano hepfo mu gikombe ese cy'igikombe yewe none se mwenema ahasi ahangaha niho mbaye ako se wazagarutse mu cyaro mwene mba ntameze nk'ayanzu iwacu none se ari hehe barambeshye nta cyaro kiruta ikindi n'ikintu oya nari nanamubwiye abise binazi no kumwereka umugore wa musaza wanjye mubwira ngo mwene mama bambwiye ko yazanye umugore none se mwana wa mama kuva cyagiye nabahereza ubutumwa mbabwira yuko namubuze uzi ibyo bintu byari byo kugera n'uyu munsi nabo ndamubona uzi ko wa muhungu kwa Karoli yaje akatubwira ngo atungo wamubwiye ngo atubwire ko ngo wabuze umugore hagira ngo ni ryatabanywa abo se nyagukubitwa n'inkuba inshuro nari maze kumwohereza ejo bone tugahura nari nagiye gucukura umusarane kambwira ati sinabonze se mwene mama aramubwiye ikibazo nawe reke ko tunabuze umuntu kandi niwe abo umukobwa reka gerageza ngo yasinze afite ukuntu ajya wa bya bintu oya na mama kwa Kasiyane bakora
mukira akamera nk'umusazi. Na mama w'umukobwa yaragize kugaruka arambwira ati ese umwana wanjye ate umwana wawe rero nayo nkabwira ko ntazi. Ndavuga se ndajya mu buyobozi. No mu buyobozi nta n'umuyobozi n'umwe nzira. Nde ndabana ntazi nuko muri kuvuga ubundi se bamubuze gute. Byagenze ahubwo nabaye neza muri umujyi abantu barabura cyangwa yagiye wabona wagiye. Dore narana nagiye kwishyuza amafaranga nari nakorewe nari nagiye kumesa maze nawe makura n'umukobwa w'ikigeragezo. Barahampereza udufaranga amafaranga 700. Nk'umugabo mvuye guhandaza muha amafaranga atire mugore mwiza. Nari nacukuye umusarane twe twavuganye icyata abijana. Ndina nongeranya njya kumesa imyenda bujya nteranye udufaranga hari n'umuntu yitwaje agafuka k'ibishyimbo ndateranye umuntu abaye 700. Ndayazana ikintu cyaje kuntera agahinda mpereza umudamu ajya guhaha. Kuva uwo munsi ajya guhaha cyangwa ni ikirara. Oya ikintu nashimira umugore wanjye twaraburaraga tukamara umunsi umwe tukararira amazi nabona n'irindazi nkarimuzana ntabwo yigeze akora ubwo burara. Ntabwo ari bene baba nabonye hepfo dore arisa ndamugushimiye aracyari umuntu ariko harabona huye nabo hariya imisatsi itukura n'inzara zitukura iminwa itukura simwe na mama muri uyu mujyi uza abadayimona akabamo gute ko kagira imana ntabwo wari uko yarameze. Oya Ashimwe akagaje kakasyanira ngapimye ngo duceri ngo nkuzanire mwana wa mama. Ubonye ibyo kunzana umushogoro reka mubwire uko biyangira rero. Umugore wanjye akimara gusohoka ndategereza njye no kwa Dominique ara tujya duhahira. Namatese wa mugore wanjye ko ajya akunda kuza gufata ibijumba hano n'uturagara teka da. Nambwe ati ntabwo yigeze ahagera. Nta nubwo twite umuciryera. Ndaza ndaryama nkabwirirwa nkaburara nkabyuka ndebe yuko nabona ngiruza tunahura. Ese baba nishokanyaga nicyo kibazo mfite. Ko bagufunga murangwa n'amarira ndarangwa n'amarira nkavuga umwana wa mabukwe ko twadutangiye kubona ibyo kurya magara n'udufaranga se ntangira umurusha ejo muri nagurishije udukawa dutangiye kugura kano kenda nzaze kukureba meze neza urabona ko nawe ndakanga ubusura ari umugabo bita Damascene n'ibyo binacukuriye umusarane namereza uyu nguyu mbonye bagiye kujya kwa kundi bajya bakoropa mbona agiye kukoropesha ndavuga ati wawe umpaye wakabyara ako nawe yagira umurengo gusa ugapira yagiye gukopesha ako simbana nawe hano nangiye kudoda urushinge narwo sinzo narutaye ibyo tubyihoreye none se uratekereza turi na migambe umwana w'abandi biragenda bite nagukanyaga none nawe ndasigaranye ndakubuze ni kagahinda nyine gakingire ndushimye waje tugataha ko hari umuntu ahinga uziko guhinga umusibe kwirwa mu murima hari mu murima wo kwa Simeyo uziko baguheba amafaranga 700 uhinga ngo uhingira ukanayikorera imizi nzaruta ncukura umusarane uzi umusarane ko ncukura metero bakampa 1000 kandi ushobora gucukura metero 2 700 gusa n'igihumbi nyama none watorotse ni bakwica n'ubura umwana w'abandi ahubwo ari umugabo bita Kayiranga yanabwiye ko agomba kundangira ahantu haba abayobozi abaza ariko nararangishije hari n'impapuro nanditse n'impapuro nashyiriyeho umukobwa wo kwanoza kwa Silver hano hirya aranyandikira impapuro wari ntabwo bizi ikindi gitekerezo ngize ubwo mperuka nuka cyagenzi no hakananira nkitahira hari umukobwa twamenyanye kandi nawe tuye hano hafi muri izi quartier ariko ndahibuka neza naha ngase simizanye nagiye no kureba Lise yera arafashe mu mutwe najya kumureba nawe mubwira iryo cyane ryatwiririye ndumva igitekerezamo nabonye papa we n'umusirikare ise afite papa we w'umusirikare ugiye kunzana ibyo rijya ugiye ntabwo mvugana papa we ndavugana babaranze umva baravuga ngo kubaga nifashe uza kunyereka ngo papa w'umusirikare bagiye kunyica nawe umaze kubica ntazi noneho se nibakumanika none umusirikare bagiye kumurika Israel n'umuntu ufite amaboko akomeye ntabwo gufasha baravuga ngo urwishigishe yararusoma reka mbage nifashe babarira akundi nakugisha inama fata unamushogora ugaragure nyine ngo nibyo muri ko ariho nakoze ariko yagura iki niba ugira gute ndemera ngende n'amaguru ariko ibyo ngiyemo ngiye guma amabere fata ari hafashe bana se umukobwa ko mujyanye we uyu mukobwa rero ni inshuti yanjye atuye hano hafi ahubwo urujya unyarukanye aboneka undebere mwene mama utereho n'akajisho urabona atagiye gusara nzagenza ntaribi aba hari ubuhari
usangiza ubu iyo nagiye ubwo nongera gucukumbura ariko ubu nta n'umwanya nkibona uyu njya kuhagera umundebere nyaboneka ugacuka atazagwa mu nzu none ndaza gutwarana nimero zawe nzajya gutira umuhungu kwa Karoli telefone nkubaza uko namenya arahera none asigara niwe ntazagira aba telefone azajya aza kukureba kandi ndakuzi nubwo ufite ibibazo nta kujya wibona no twigenge none si ubwo ko nawe mujyanye ndasigara mbaye wande ndakuzi ubuso umureye umushogoro igihumbi kivuye mu mabere n'agato kava kwiguye Kadogo yes boss ibintu uri kuzana byo kuzezeta ahangaha banyange nguhereza ntabwo nyatora uranyuma none iki kibazo cyabaye boss nakubwiye ngo ujye undebera umukobwa mwiza uhere muri zikaritsiye za hano hafi kwanza ntunajye kure sibyo rero kujya kure ujye kurishyira ku rugo urumva ubwire ati umukobwa mwiza wabonye ataha kanaka ataha sibyo noneho ngewe ukora uko ushoboye gusa uhantungira urutoki gusa abakobwa warababuze se je muri sinakuzanira umugore mwiza se se nagutumye umwe cyana akurashe mu mutwe nusu ushaka abagore bangahe harakuroze nakubwiye kunyumva cyaka abakobwa nta n'umubare nta mubare limite y'umubare ihari nzagakora nk'akazi ariko se kabaze nanjye nkwibarize bose abakobwa bose nzana harimo na wa mugore w'abandi twahuye yigire guhaha ubamaze iki Kado uzi namwe nakubwira wamenye byinshi abazwe byinshi cyo nkubwiye genda uzane abakobwa gusa sibyo none se ngiye ntabwo bizangiraho ingaruka kuguma nzana abakobwa ngaho natangiye no kujya no mu bagore ejo bundi nibamfunga nzaba nzira iki ntaramenya n'ikintu bamaze ndakubwiye ngo cungana n'izamu ryawe uba udashaka amafaranga umbwire hano hanze hari abana bashaka amafaranga babuze akazi kunyumva neza bose kora akazi amafaranga nta kibazo wowe nta nubwo ubona ko tujya no kungana tujya kugira mu kigero kimwe sibye ko ngewe nagize amahirwe nyine nkakora cyane ubu nta rwo wumva ushaka gutera intambwe mu buzima aho wumva kubwira bose akantu keza rero no cya gipangu cyari hepfo abonye igitaha mu mukobwa none ibyo mba nshaka uriya nimukugeza uzatuma na tipu kabisa wallahi mva nkubwire rero nonaha no tugende umwe unyereke si wumva se hariya rwose bose ni hano hanze ugere amaguru ariko nawe dore diye uriya ni wa mukobwa nakubwira yesu uracyari inose yose nari nzi ko niba nakukureba amakuru se sheri yewe ko mudahoberana mwizina rya yesu mana yanjye urasomana kano ni ko kantu k'abasirimu nawe akora muzarembuka umeze muteze mvuye kureba musaza wanjye byagenze gute se ko ntagiyibona ase muhawe ko kubona aha kuko utanahangirira ko aba muri ruriya rugo haradusohotse njye uviza nkubwire rero sibyo bitewe nyine n'impamvu z'akazi sigaye nyine mbonera akagaze kuri telefone sinhamagara sinigira iki n'umamagaye mva ndayikatira akigenda yagize gutya abarongoye umwana w'abandi Jesus love ibyo bintu mu Rwanda barabihana azanye mu kurongora se barabihana yari yamuzanye yego barayujuje ahubwo yaramuzanye barabana none baramubuze nyuma ngo yaje kumubura ubuzima bwabo n'ubundi ni bubi ubona urutwa nanjye wishwe n'isi habuze uwo mugore yabura ibirengera ngo yagiye guhaha hama ngo ntiyagaruka bategereza ko umuntu agaruka barahera kandi ubwo yagiye iwabo aramubura baraduhamagaye natwe mu cyaro nayo mpamvu naje nta muntu uzi ngo yarengeye hehe yego yarashakishije muri za ngo niba ari ruhururo niba ari rigori ahantu hose yaramubuze mu mashyamba yaramubuze uzi ikintu hagati ugiye gufasha niba tujya mu bapfumu hari umugabo w'iwacu ugarura n'abantu babuze oya wijya mu bapfumu ahubwo giye mfite amakuru nyine nubwo ntahariho neza ko icyambere n'amakuru ubundi rero nicyo wowe nkwemerera ndamubwira ko mubwiye ko papa wari umusirikare ambuza kubikubwira ngo batamufunga kubera iki abona mwana irajya kumureba njyewe icyambere n'amakuru sheri njye umva mu gipangu nyine hari igipangu twegeranye sibyo ariko
kenshi abagore ibyo bigore by'ibinini ubukobwa banini bato byose babiza byirukayo ibaze ko igipangu gifatanye n'ikindi gutyo ariko twebwe urusaku udusanga mu nzu yacu urusaku rw'iyo uwo musore abamuna mu gipangu wenyene rega urusaku rw'abakobwa kandi tuzi ko aba mu gipangu cya wenyene inzi abama ari wenyene Diela bishatse kuvuga ko muramukazi wa Claudine uzahanari oya nawe uri kuvanga ibintu Oya, ngende kubabwira ngende umuntu wabuze mu mukambwira ngo abakobwa kubaza nibanzu yumve Diela bivuze ko aho ngaho haza abakobwa na muramukazi wa Claudine kandi ngende kukubwira yuko mw'icyo gipangu uyo mugabo utuyemo niba ari umugabo niba ari umusore sha rwose muri quartier twese tumuzi imico mibi gushimuta ubwana butaruzuza imyaka abagore nanje ndumva twamushakira ubu narongeye nabyo ariko nkamufata nkamwifatira ngewe ntimuzamamagare yazamutse imisozi y'inyamagana cyambere hanga amakuru barabizi akubona yagisuye ntakubona bibaze nawe telefone ntukimpamagara ngo uwo muhungu uturanye mu gipangu akunda gushimuta n'ubusanzwe ntabwo ari ubwa mbere kandi umaze iminsi wumvamo urusaku rw'abakobwa barira yabonetse bigaze no kumufata rega urahazi neza gutya yaganiriye n'inzego niba yarasabye imbabazi birarangiye ndamwishe urahazi neza genda hazi neza ndahagutwara icyo urakoze ubundi wowe wanjye wowe ujyaneyo ungezeyo ibindi ndabyimenyera ariko ubundi bura noneho ubu ngubu tuvuge ko agashya mfitiye ni akahe muri umva rero mubwire rwose rero ibintu utazi njyewe hari agakaritsiye nagezemo hari igipangu nabonyemo utwana dutatu twiza ariko none hari aho ngeze rero ariko umva se wowe abo bana sibyo genda urankorera lisite niba ariko we mfashemo mbabone muri ariko urabizi ikibazo ufite muri iyi minsi rero nta dufaranga mfite two gukoresha nagize ubumaye amafaranga make yo gushaka abantu bamfashe tujye kureba abo bari abana njye sinabyishoboza nta biceri mfite ntari tugende murebera agasheki sibyo yego ariko nkorera ibintu neza sawa kategori naho ubundi wa muntu uriya agomba kuboneka nkaho namubonye kuko aho hantu ngomba kuhamenya turi inshuti nicyo kintu cyanzanye njye nkubwiye ngo mana yanjye makuru mu gipangu nanjye mba ndi kuganira n'inshuti zanjye rega ubibaza ngo ni nkawe utajya urebana hariya uko biba bimeze oya niko kuko sinakubwiye ngo ngere umuntu nuriya ufite akarekare we urushimuta abakoza nta n'ubwanwa nta n'iki undebera akantu usanga gafite ibimama bimeye bya mama manyashi kumbujije kumufata nanze ngiye kugira ngo bidahita bigaragara yuko ari njye uhise ubikubwiye ariko ahantu atuye urasasa dusenda hazi basasiraga imana ntabwo ni ukubesha we tuza ndabikubwiye ngo byose ndabigukorera no tsindisha bushu tsindisha sibyo ngenda bigukorera rero